mu buzima bwa buri munsi ducamo duhuriramo na byinshi bitangaje, kurira no guseka, gukunda no kwangwa, gukundwa ndetse no kwangwa, ibyishimo n'agahinda, gukira no gukena ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa kenshi dukunda kwibagirwa ko hano ku isi turi abashyitsi. uyu mugore mbona se ntacyo yashyize aha. Sheri uyu mugore aba arimo. Isabelle, akijya umuntu aba yahamagara ntabwo bumva. Ngwino hano. Byagenze bitameza ko nta kintu kiriho. Akuse Sheri, uri kumbwira ngo ntegure meza. Nijoro ntabwo nakwatse amafaranga yo guhaha. Hari ayo wampaye? Uvuze ngo ki wa mugore? Uravuze ngo amafaranga naguhaye ejo muri yo guhaha yashize. Utazi agaciro k'amafaranga. Ako Sheri, reka nkubaze. Umbaze iki? Amafaranga wampaye ku wa mbere, sibyo? Hanyuma ubu urumva ukurikije kuntu ku isoko ibintu byahenze. Urumva wampa 5,000 ku wa mbere, nkageza kwa gatanu nyahahisha. Umunsi umwe isi tuzayisiga. Byaba byiza rero tumenye neza ko isi idasakara. Ibyo ukorera mugenzi wawe ari byo bizakugarukira. Mureke rero twige kugira neza mu gihe tugifite umwanya wo kugira neza. none mba ufite ibiceri ndaza kugusubiza nimugoroba. Gasamoya nyine pe. Mamagare wumve ko byaciyemo. wa mugore we rero ndumva igikurikira ari kujya gushaka akazi nawe ugashaka amafaranga yawe. Ariko se wabuzwa se n'iki gusesagura? Ubu se ntabwo ngiye kugenda kuruha wowe ugasigara uryamye ugona. Ariko Sheri, amubaza ubu koko 5,000 ubona byahaha iki koko? Umva nkubwire rero wa mugore we, twumvikanye ko 5,000 uzajya ubihahisha icyumweru. Ubwo bivuze ngo nzagwa andi mafaranga ryari ku cyumweru. Erega Sheri, ibintu byarahenze n'ukuri. Nawe nyine uzajya gushaka akazi wenda uzamenya uko amafaranga avuna. Asiye werekana nigendere. Ya birakorera. Urimo kumbura icyo gihe? Ariko Sheri, basi urabona uyu munsi nakurirwa nariye.
ubu sindabigirane koko ko mbona binyobeye ako se ubu nakwitabaza mu rugo nta n'amezi 5 udamarana na Jacques tubanye oya kandi n'inzara iranyishe ariko ngomba kugira ikintu mbikoraho Allo? Oui. Meze bite? Sawa. Biteze ko waranya. Sha ntabwo nari narakwanze ahubwo nyine ni kwa kundi kubura amayinite sha biba bigoye ni kuri pe kugira ngo mbone amayinite nyine Shanye nurumva biba bigoye kandi ikindi ntabwo nyine naho ntako batagize Shanye nurumva impamvu urumva mu rugo bakenewe ibintu byinshi ntabwo rero yabyifasha wenyine nyine ahubwo se nari nkwamagaye ngira ngo wenda nimba hari ahantu wabuze akazi ukandangire kugira ngo nanjye mbone uko nkora ntumwunganire mu rugo ngiriye neza ukambonera akazi ni ukuri byaba byiza akazi se ahantu habikeretse kukubariza nkumva pe nabaga abantu banjye bari bakaboneka ariko nta hantu ntuhize yewe ntacyo ndategereza nta kibazo ukabonye ariko ukamfasha ukangirira nyine vuba kubera ko ntabwo byoroshye nyine wenda nanjye nkareba ko hari icyo najya nkora mu rugo sawa nyine ubwo ndamutse ngezeho nkabona nakubwira gusa ariko ntujye uceceka cyane ngezeho yego nzajya ngerageza murakoze yego Allô? Allô? Oui. Ça fait un bout de Ni byiza. Ego komani iminsi myinshi. Sha iminsi myinshi ahubwo se hari ko wabuze we ko wabuze usigaye ubaye ko nakubuze. Umfata hari ahubwo kwino kuri gate nyingurire nje kugusura. Muri iki gitondo. Reka nze ngurebe. Sawa. dukomeze kuzirikana ko ibyo wabibyara bisarura akihugiramo mugenzi wawe nawe ejo isi izakakugereramo uvandimwe ndakubwiza ukuri ko isi ntisakaye nice. Ubu rero ubona nayo ngiye mu kazi ngiye gushaka ibirayi by'umugore Sigaye wacakenyesha ahubwo uteze sigaye ushaka amafaranga yo kujya utunga urugo mbada twibereye muri za byeri none se ubundi ugira neza ikinyobwa n'ubundi ziracyanyobwa cyazisoma hamwe se wabuzwe n'iki ntabwo wayemukira mwana ntabwo ari ibya gisore gusa naho nashakiye ntabwo byambuza kurisoma ntabwo wazisoma nk'uko twazisomaga mwana nta mpamvu nanone ariko urumva niba harajemo urugo bigomba guhinduka n'umudamu nta mpamvu bagiye kwanuka ko ntabwo kimabye nta mpamvu yaragiye nanjye ngiye hano hakurya hari umugabo warunyemerera agacupa kamwe ako se ntabwo yatwaye ugasoma rese mw'iki gitondo se ko buriya inzoga za mu gitondo zo byo ahubwo buriya rero wareka kujya gushaka ibintu bya madamu none madamu se abari burye mwana abari burye ahubwo twajya gusoma kanje ahubwo reka mwereke kamanze njye mu kazi hanyuma ubwo ni nkavamo wabitekerezaho ntacyo nose nimero se si yari ikibazo ntabwo yarahinduka ndaza kukubwira nyine nkavuyemo nawe sawa ngerayo asanga yimaze sawa
sha ari gusa nanjye ndamukumbuye pe ndamukumbuye kandi cyane isi buriza be Jack yagushukishije iki kugira ngo uhangerike sha ntacyo pe Jacques ndamukunda kandi urabizi kuva na kera Jacques yari izo nzozi zanjye zo kuzabana nawe ni ukuri pe gusa sha Jacques yarahindutse urebye nyine sha Jacques unarinze ntabwo ari ubu ngubu turi kumwe byarahindutse anyicisha inzara zakeya ntazo nyibona ubuzima bw'urugo burananiye pe aze kweri Jack nzi n'usigaye agukorera ibyo bintu ukuntu usigaye umeze kugira ngo ntabwo ukirya ndubwo urarya shabyo rero wa mukobwa we gusa ari ushaka uzaba uretse ibintu byo gushaka pe Jacques wumve ko asigaye ansigira 5,000 byo guhaha icyumweru cyose oya se gusa 5 bikoresha gute mu cyumweru cyose ko nari kubyumva njye ubwo nyine ku manywa nigurira indazi nkanywa n'icyayi nyine bikarangirira aho ngaho se Isabelle waretse nkaguhuza n'umujama akajya guha amafaranga yo kurya nyine muri no minsi bitaremera sha ari ibyo bintu nawe ivuyemo mbivuyemo sha ndeka njyagize nubaka urugo wenda umugabo wanjye yahinduka wajya ureka kuba umutesi mada isi ubundi ninde uzamubwira ko umuca inyuma shari reka niwiva mu shari nkeneye amafaranga pe ariko ndagerageza nshaka akazi ntakubeshye ntabwo naca inyuma umugabo wanjye pe umutima sinanawubona ubu se ko ugirira impuhwe wowe ntaza kugirira mva baby umugabo n'umwana wundi ahubwo mperekeza n'itahire base bangurisha 1,000 ubwo rero wanza akazi n'ubutesi bwinshi cyawa yampaye 1,000 se uzakinyishyura ugikuye he cyakora ndaguha 2 kuri phone ntuzabinyishyure bwira nimero kuri phone ya yindi nta kibazo usanzwe ufite 846 urakoze cyane mperekeza rero naje yego iyo udacunze neza birangira uri gusaba uwo wimwe ndakubwiza ukuri yuko uwo usuzugura none ejo yagutungura akavamo umuntu utatekerezaga yuko yavamo kandi mwibutsa ko ibihe biha ibindi ntabwo wamenya uko ejo buzacya bumeze duharanire kubanira neza bagenzi bacu Isabelle mugore wanjye karame icara hano tuganire suri umugore wanjye yego ndiwe uri mwiza ako nta bwenge ugira kucecetse avuze ngo uransuzuguye ubwo rero
ndi umugabo w'amafuti niko ushatse mwe muri make niko ushatse kubivuga umugabo w'amafuti yego kushirira aretse kuvuga gutyo kaza tukarya ngo njye kugira gute ko wambwiye ko amafaranga yashize watetse ibyo uvanye he c'est pas possible ce mama bivuze ngo wirirwa ubwira abantu ngo ndimbwa nabuze ibitunga umugore wanjye oya n'amafaranga mfite oya ntabyo navuze fukama hano fukama fukama nago sinakuvanye iwanyu mu batindi none utangiye kubona ko ndi kikora ngiye kugukubita umvune nibyo koko iby'isi si ubusa kuko utabifite ari ubusa ariko ubutunzi amafaranga ntibikagushuke ngo bikwambure ubumuntu kuko byose birashira umugore urananiye madara ukamubwira rusibe aho ruzanyura sha ubu ni cake wankundaga cyangwa barampinduriye urugo rurananiye pe sinzi ko ari ugukubaka bimera Mana yanjye we ubuzima ndaburambiwe pe ubuzima bwo guhora notezwa ariko fasha umwanzuro ibintu byo guhora ncyurira ngo nagiye mu bagabo nta nabo nagiyemo umva fasha umwanzuro kandi mpamagara rindi kwanza ngo njya mu bagabo umva reka mbagiremo rimwe n'ubundi abancyurira ntabagiyemo waramutse umeze ute ko tuburanye se mwana gute se wumve ko nyine mu gitondo namubwiye mbese mugabo mwiza wampaye amafaranga nkajya guhaha yewe yasubiza ijambo ryambabaje karame wanyihurije na wa mujama w'ubwo ndumva ariko wasaze wafashe umwanzuro pe noneho ko ngiye kuza nkurebe nsanga mu rugo nkwereka utuntu twikorera nyine tu ari kamure makuruza shani nari umva birangiye mvuye kwizima pe Riga buriya reka mubwire umugabo utigeze umwereka buri kimwe ukituriza ugakora utuntu twawe nyine mu ibanga nta muntu ushobora kumubwira njye nawe zo wumva yaterekana n'ibintu by'ubwoba umugabo wawe utabimubwiye nta muntu ushobora kubimubwira kereka wewe wumva utizeye
sha nyine nanjye nakura ubwenge pe ngomba gushyira ubwenge ku gihe gusa wagize agatekerezo keza yego abantu bazongera kwifuza sha no kuri kw'Imana pe gusa niba byiza nzakugurira gusa ari cyo mpamagariye kuko baradukumva nashyushye akenge kaje ego pe nawe wabibonye atangiye kuza muri mundi y'akazi kanzane fone rero kandi nyine mubwiye ko nta kibazo sari kumva naniwe mba nabyadanje nahangaha natuma nagenze nananiwe nubwo tugende ntabwo byoroshye
Ari ibere hano ndakwerera Karoli umeze utese ndakwerera sha nyine agora nitwa wicaye hano ndahanyene sha ari uraje none mbona ibintu bimeze Karoli ntabwo wabyumva ntabwo wabyumva ko ndi kwiyumvamo pazo umva kumva ntazi ukuntu umeze n'ukuri pe usiko ndi kumva nta nazasubira mu rugo rwanjye siko pazo arushenye sha reka nkubwire byarakurenze nawe uramutipa ari mu kazi wumve ko n'umugabo wanjye Jacques asigaye amamagara si kwitabe n'ukuntu wamukundaga hari nyine rero ngiye kuba nigomye ahangaha kugira ngo meze ndebe uko ibintu bimeze nta kibazo nyine tuguma hano ahubwo tujye guhaha amazi nshobora koze mbaze guhaha kunyakira amasaha yakuze nta kibazo aha ariko ntabwo muzi pe uyu ni inshuti yanjye yitwa Rine nanjye nitwa Happy nishimiye kubamenya ari ne uyu nawe ni yari umuturanyi wacu Isabelle ariko ntabwo nkimubona Isabelle wagiye sha nyine naje kuhava njya kubana n'uyu mushuti wanjye muri minsi nyine niwe twari turi kumwe tubana nyine aho ni byiza cyane uzi rero Isabelle umugabo wawe ararwaye kandi ararembye pe twabona nta nubwo wari uhari ariko abagore nta n'umutima mugira mukibagira kwera umuntu mwabanye mwacanye mu bintu byose ariko ukamusiga ukagenda akagora akabura n'ikimugwaza kweri ari mu nzu ya wenyine sha nawe mbwira kweri byagenze gute yo se nuko byagenze tumva bibabaje ari babaje nuko ntabwo nabyanganira umugabo wanjye nubwo byagenze ko naramukundaga ari ntabwo nabyemera njye kuri uwo mugabo reka nkubwire ingo z'ubu kweri naho Imana pe cyane se kisi dasakaye